nyakubahwa honorable minister, reka tugerageze kuganira substance. Niba revenue itibeshya gushyiraho iriya seal, ikaba ifite abakozi bahoraho ku buryo nta cupa na rimwe risohoka ritishyuye umusoro, aba FDA bo baba ari hehe? Ko nabyo byoroshye kuba baba bafite umuntu wabo akareba ikigeze muri ya tanka mbere yuko bashyira muri filling machines, bashyira muri bottle kuri ya line, ikaba ariyo iyo batch ya production ikaba itanzwe, ikaba iri controlled, raporo yayo igasohoka, ikaba ifatika, bafashe sample, kuko buri ruganda rufite laboratoire, sibyo? Ntabwo buri rwose rufite laboratoire. Ninde wazemerewe gukora zidafite laboratoire? N'urwayerekanye nyuma yabaye nyine yo kubona icyangombwa mu byasuzumwe ku bagiye kuri tere, basangaga laboratoire yerekanye yarayerekanye uwo munsi nyine, basubirayo bagasanga who to be blame? Ninde byakirwa ku mutwe? Niyo mpamvu dufite abakozi buzuye mu biro hariya bahembwa imisoro yacu, by the way, reka tunabivuge. Ni ukwambara amakote gusa se bakajya kuri media bakora iki abakozi? Ugiye kubara abakozi ba FD uko bangana, hari rika, hari, by the way, nabyo ni duplication of work. Bakwiye no gukora one stop center, ngira ngo nibwo byatanga umusaruro, ku buryo badashobora no gukontorora izo laboratoire ziri muri ibyo bigo kugira ngo barebe koko batch yakozwe, sample ziri he, bakaba bafata imwe mu icupa mu byasohotse ko birahagije, kuko ntabwo basukamo kamwe kamwe, bashyira muri iyo tank, ikaba ariyo bafiringa umunsi. Biragaragara ziriya nganda muri zimwe ziri digital, bareba ibyakozwe byose bakabireba. Kuki batafata nibura ngo bakontorore izo laboratoire ibyo zapimye, barebe standard ibiza ku isoko bibe byujuje koko amabwiriza? Wowe urareka abantu ngo bikorere ibyo bashatse, then what are you doing? Byuvuga turemeranye 100%, bigomba kuba byoroshye kubivuga kurusha uko akazi kaba gakorwa. Ubu ugomba gukora uruganda, haba hari ibyo wiyemeza nk'umuntu w'umunyamwuga uzakora ibyo bita internal control, wowe ikizasohoka iwawe. Bazo nandi gusubiza ubajije, kandi abantu bose bakibajije, nabibonye no ku mbuga nkoranyambaga, bibajije ariko ibigo bishinzwe ubuziranenge biha abantu ibyangombwa twageze aha gute, mwari muri hehe, kuki mutabibonye hakiri kare? Twabaye nk'abagikomozaho dutangira, dufite inganda 240 zo nizizwi muri iki gihugu kingana, muri iki gihugu zikora rikeri. Ubwo ni rikeri zikomeye cyane, dogere 40 za alcohol, ubwo ni nka za bitaga whisky kera. Ni whisky. Mu gihe dufite inganda 2 zikora byeri zisanzwe, kandi gukora byeri bigomba kuba ari nabyo byoroshye kurusha gukora ibyo bindi. Hanyuma izo nganda 240 ntabwo zavutse umunsi umwe, zagiye zikura umwe akabona se burya bino bintu birimo amafaranga, reka natwe tubizemo. Bikuvuga ngo habanyemo ubufatanye bw'abantu benshi, bose bagomba no gukurikiranwa bakarebwa ninde utarakoze inshingano ze. Aho ni kuri accountability. Ibyo nta nubwo bigarukira kuba inganda gusa, birareba n'izindi nzego ndetse n'inzego zacu n'abakozi. Navuze ko hari n'abakozi bacu bari kubikurikiranwaho. Ariko aba bantu bakora izi nzoga bafite ubwenge, nabo bafite uburyo bakwepaga gahunda zindi zibakurikirana. Ndaguha urugero, twarebye inganda aho yakoraga uruganda rwiza cyane, akarugura akaruzana mu Bushinwa cyangwa mu Buhinde cyangwa hehe, akarwinstara, agashyiramo laboratoire n'abakozi bambaye amataburiya meza, amatara akaka, abantu bakarutaha, rugatangira rukanakora umunsi wa mbere. Yarangiza kubaka urukuta inyuma y'urwo rukuta akubaka akazu kajya mu mwobo hasi, akaba ariho uruganda nyakuri rubera. Aho hinjirwaga nawe n'umukozi we wizerwa cyane, ubundi agafungiranamo abantu birirwa bavanga mu bidomoro bisanzwe. Akazisohora yashyizeho bimwe bitaga ngo sealed well, hanyuma zikajya ku isoko. Uwa laborera araza igihe azazira baba babizi, kuko ni gahunda bumvikanye, regulatory inspection igihe zibera birazwi, we bakamukinga cya kindi. Kuba yakwibaza atari inyuma yaha hari iki, nuko ayo makuru yaba yayabonye, kuki atayabona, cyangwa se kuki atabyibaza nawe, cyangwa ngo afate iyo sample agende ayipime. Izi bamuhaga ngo apime n'ubundi niza waga yafatiye aho ngaho. Ariko icyahindutse ubu nuko inzego zarakomeje zirabibona nk'ikibazo, n'abaturage namwe mwese mwarabivuga. Vuga ariko ibi bintu usigaye tubona abantu bicaye ku muhanda bati inkonda, bamaze kuba ibyo bita zombie.
usigaye tubona umuntu asoma akantu gatoya mwaganiraga ukabona aragusindanye mu minota nk'itanu. Umuntu yari ari mu bukwe asaba umugeni ukabona ibikurikiye yarabyibagiwe kubera akantu afite. Ahantu hari icyorezo. Niyo mpinduka yabaye rero y'uburyo turwanya nabyo. Kugira ngo Salama yafunze inganda 50 na umwaka ushize, mu kwa kabiri hafunze izindi nk'izo, ariko wafunga 50 hakavuka 40. Ni bande baziha ibyangombwa? Inyinshi nta n'ibyangombwa zifite, byo kiri gutangaza. Ariko ikintu kigaragaramo nuko izidafite ibyangombwa zifitanye isano n'izifite ibyangombwa. Ni network. Ngo zimeze nk'aya matorero, aho umuntu umwe yabyaraga amatorero nk'icumi 30. Bifite aho bihuriye buri bintu uzabona bikura nk'ibihumyo byihuta biyagarara, cyane cyane bifite aho bihurira no gukura mu mafaranga mu baturage. Uzabyibazeho, iba ari network, ariko ibuye ryagaragaye buryo ntago riba rikishuza. Hanyuma rero iyo urebye izi rikeri, izi produit bavuze ko zigomba kuba zavuye ku isoko ni amasaha 70 ngira ngo n'abiri nyuma y'aho itangazo ryasohokeye. Hari izindi ziva muri East Africa bimeze kimwe, hari iziva mu Buhinde, hari iziva za Bangladesh, hari iziva mu Bushinwa. Iri soko ririho ikintu cyitwa rikeri, izo ngizo za macha usanga rikeri yari itirigura 7,000. Ukibaza ukavuga ariko what is this? Sibyo, ugasanga abantu kuko ibi ngibi zo murazirekera ku isoko, mu gihe z'Abanyarwanda bo bakoraga twiba dutekereza yuko wenda standard alcohol irimo niyo, inganda zirahari, zimwe zaragaragaye zirakora. Ese izi zivuye ku isoko z'Abanyarwanda ko zifite ngenzi zazo zisa kimwe ziri ku isoko ry'u Rwanda, biraba ari preferential treatment kuko bamwe ari Abanyarwanda abandi bakaba wenda hari izindi protokole z'ibihugu duturanye bo baremerewe, icyo muca intege ari Abanyarwanda? Ni ikibazo cyiza, ngira ngo igisubizo nuko ushaka kurengera Abanyarwanda ntabwo uri bufate bimwe ngo ibindi bireke. Igice cyacyo ushobora gusubizwa neza na Minisitiri ushinzwe ubucuruzi, ariko n'ubucuruzi turi kumwe muri iyi gahunda. Ni ukuvuga ngo ibyitwa ibyuma aho biva hose, byaba biri hano byaba biva hanze, byose iyi kampani, iyi gahunda irabireba, ndetse n'ubundi butumwa n'andi matangazo araza gukurikira. Ngira ngo igisubizo cyiza kiraza kuboneka cyuzuye, ariko icyo nakwizeza nuko icyo twakirebyeho ntabwo waca icyuma kiri aha ngo ureke ikivuye i Burundi cyangwa i Kongo. Yego, byose turabireba. None se akabazo k'amatsiko, ubu leta y'u Rwanda iciye rikeri muri make iri muri rengi y'izi ngizi nyine tubona zari zihari, ubwo si nko gufavoriza abafite amafaranga kugira ngo bazajye banywa za zindi zo mu rwego rwo hejuru, kuko bo wenda bo nta kibazo, aba bandi bisangaga ku karikeri kabo gasanzwe bifatiraga bo nta. Ikibazo ntabwo ari rikeri, ikibazo ni standards, ni ubuziranenge bw'ibintu abantu bari kunywa, kandi twabonye ko burimo ikibazo. Kuvuga ngo ibidafite ikibazo bizafatwa nk'ibidafite ikibazo, ariko ibigifite tugomba kubihagarika kandi twihuse. Ubwo ibyinjira byo bizapimwa gute? Cyangwa se izi nganda zizafunga burundu cyangwa zishobora kuzagaruka zigakora under controlled environment? Hari ikintu nakomeje kugarukaho, ni gute ugira inganda 240 zikora rikeri ubwazo. Ese niyo business dushaka ko u Rwanda rugeraho? Twe twatekereje yuko mwakunze imisoro mwibagirwa abaturage. Uri umuturage, ubuzima bw'umuturage burahenze, nta n'umusoro wawusimbura. Okay. Nka Minisitiri w'Ubuzima ubwo bitubwiye, kuko niba abantu bara skyrocketize harya tax de consommation yari kuri 75, ngira ngo niba ntibeshye aho mbiherukira ni menshi cyane, ubwo yakaba yaca intege abantu gushora muri iyo business. Ariko niba baragiye bimultiplier batitaye kuri icyo giciro, harimo akantu ngira ngo kanini. Ahubwo abantu bakwiye kujya mu nganda zikora ibiribwa zituma abantu barya bakamera neza, akabazo k'amatsiko byatangiye hari ukurwanya inzoga z'inkorano, harimo ibigage, ubwo bavangagamo ibyo bintu byose, hakabamo urwagwa. Twumva abantu bavuga batari ko urwagwa n'ikigage byaciwe. Niko bimeze
ese ubu ngubu urwagwa n'ikigage turabica bisanzwe by'umwimerere bikozwe mu buryo bwa gakondo? Ese hari amabwiriza FD izakora na standards z'urwagwa uko rugomba gukorwa? What is the way forward? Nabyo reka abantu wenda babyumva duteze amatwi. hagomba kuba harajemo urujijo. Tunatekereza ko aba bantu b'ibyuma nabo baba babiri inyuma. Ubwo ndasubiza icyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abasubije kuri icyo kibazo. Okay. Urwagwa n'ikigage ntabwo byaciwe, ntawaciye amasaka, ntawaciye urutoki, ahubwo izi nganda zishobora kuba zaraje zigasa nk'izihuta zigatwikira ibyari bisanzwe, bigasa nk'aho ari byo bitaye agaciro. Amabwiriza rero arahari, amabwiriza ku nzego z'ibanze y'uburyo ikigage gitegurwa gifite isuku, kigasohoka kitavanzemo ibyo binyabutabire, urwagwa rukorwa. Kugira ngo icyo gisobanuke, buriya ikigage cya 3% na rikeri ya 40%, nubwo byombi birimo alcohol ariko ntabwo byica kimwe. Ariko iyo ufashe ikigage cya 3% ugasukamo alcohol ya 40, warangiza ugashyiramo n'ibindi, amatafari, ugashyiramo itabi, ugashyiramo urusenda n'ibindi byinshi cyane abantu bazi bijyamo, ikizavamo nyine nuko ubuzima buzaharenganira. Ni za mpfu twabonye, ngira ngo nababwiye imibare y'abantu 50 bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere, 100 bamaze guhuma. Dufite n'ababaye imbata, imibare nayo turayizi, hari benshi twakurikiranye. Dufite abantu bamaze barenga 11,000 babaye imbata, basinze igihe kirekire na n'ubu batarasinduka. Bahora basinze batananyoye, kuvuga ngo babaye imbata z'inzoga burundu. Imbatiro aho n'umuntu uhora asinze, ubwo ntabwo bishobora kugira ingaruka mu guhindura uturemangingo ndagasano twabo no kuba bavukaho bakaba bahura n'icyo kibazo. Ubushakashatsi bwarabyerekanye ko bibaho. Tukazajya generasiyo z'abasinzi babaswe kandi batarazinywe, ahubwo kubera ababyeyi babo. Ariko mu mateka njye numva muganira amateka hano, kandi usubiye inyuma ugafata ingingo ebyiri, 1800 ibintu byabaye mu Bushinwa, ibintu byitwa opium wars. Yes, babatejemo ikintu cy'ibiyobyabwenge. Abashinwa bose bahinduka barazezengera, yego, kugeza ubwo igihugu cyari nta basirikare cyagiraga, ntawe ukirwanira. Hanyuma mu 1900 nabwo Abarusiya nabo ibi bya vodka byarakwirakwiye, kugeza ubwo bose hafi ya bose babaga basinze. Na n'ubu ariko numvise Vladimir Putin avuga ati nyabuneka nimwirinde ubusinzi bwadutse. Barabirwanyije, hari ukuntu bari kubivamo. Rero natwe twari turi hafi kugera nk'aho ngaho. Byari biteye ubwoba. Minister, ari mu kanya hari akantu ushaka kujya umwereke ko icyo yaravuze. Hari umuturage umwe twahuye muri iki cyumweru, ntiza kuri ako kuma Lewis nawe amunshyirireho ku bijyanye n'abafite confusion ku bijyanye ikigage n'urwagwa, kugira ngo abantu bumve neza. Uyu ni umuturage twahuriye mu misozi ya za Kisaru, atubwira ku bijyanye n'uko bo amabwiriza ahari. Nabyo ntekereza yuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yakoze akazi gakomeye mu guca iki gikuba cyari cyavutse gisa nkaho bashaka guteranya abaturage, ngira ngo na leta ivuga yuko batemerewe gukora ikigage cyangwa se urwagwa rwabo. Dore nguyu umwe mu baturage baho icyo yatubwiye. Lewis, munabikoze mubikore mukurikira amabwiriza. Buri muryango ushigisha kawo, apana gutumira abandi, tuganure. Munabikoze mubikore mukurikira amabwiriza y'isuku. Mufite abajyanama b'ubuzima? Turabafite. Mufite abayobozi banyu? Turabafite. Ubisaha ndi parasosho w'umudugudu. Uranasobanutse by the way. Rekora hano. Aba ni sawa cyane. Sawa, reka dukomeze rero. Yego. Uwiteka abagirire neza. Imana ibarinde, baho umugisha. Sante. Uyu ni umwe mu baturage twari duhuye, urumva turimo turitegura umuganura. Ambwira, ndamubaza se ati oya, twebwe ntabwo batubuje gukora ikigage, atariko tugomba kugikora dukurikije amabwiriza, apana gukora ibintu bimwe ukarishya ukajya gucuruza kugira ngo ubone amafaranga gusa, ariko abantu bitura aho ngaho wunguke. Ako nakari gaciyemo Mutabaruka. Mu kanya mutubwiye ati wenda imisoro ntabwo iruta abaturage, kandi niko kuri, ariko izi nzoga zigiye kuva ku isoko ko zahawe amasaha, abantu bagiye bazirangura bagiye banazisorera mu buryo bwemewe.
ko n'ama IBM aratangwa ni ibintu bizwi cyane. Mu kwemeza kuzica ku isoko ikintu mwagitekerejeho biraza kugenda bite? reka mbanze nsubize icy'imisoro. Mushobora no gutangara usanze bamwe muri aba ngaba n'imisoro nta n'imisoro batangaga cyangwa se ifatika. Wenda ibyo nzabiharira abashinzwe iby'imisoro muzababaze ibirambuye. Icy'inzoga rero zageze mu bantu abari baraziguze bazicuruzaga ese biragenda bite? Muri ibintu byose biba byarizweho amabwiriza. FDA cyane cyane umenyereye no gukura umuti ku isoko, umenyereye gukura ibicuruzwa byahawe ibyangombwa igihe ubuziranenge bwabyo bukekwa. Buriya rero umucuruzi afitanye isano n'uwo yaranguyeho. Niba wararanguye kwa Mutabaruka ubwo niwe muzavugana amasezerano mufitanye. Gusubiza yawe inkiko z'ubucuruzi abacuruzi bazabisobanura. ahubwo tugiye kubona imanza ziraza kuremaho. Ariko mwibuke ko ndi n'umuganga mumbaza ibijyanye n'ubuganga cyane. niyo muravuze ko ntabwo turi bukubaza ibijyanye n'ubucuruzi. Aho turabyumvise ndashaka guhita nza ku cy'ubuganga noneho. Mu bihe byatambutse ubwo hari ile operasiyo yo gukura ibintu by'amaji adasobanutse ku isoko, abantu bayanyoye bamwe bumvise babwirwa ati mwajya kwa muganga. None ibinyobwa abantu banyoye kandi turimo kubona ko bishobora kuba bituje ubuziranenge, turi kumwe na minisitiri w'ubuzima, murabakangurira kujya kwa muganga. Abenshi baraje, imibare abo twakiriye baje nyine barebye bafite ibimenyetso 500 na imibare twayibabwiye. Ingoma twakiriye 100 umunsi umwe, Nyagatare twakiriye abagera kuri 90 umunsi umwe, Rwamagana n'ahandi. Hashize n'iminsi 3 hari ubukwe bubaye turabakira bagera kuri 80 ndetse umwe arapfa mu ntara y'Amajyepfo. Bikwereka ko hari ubwihutirwe bwo kubanza guhagarika ikintu gishobora no gutuma n'ejo n'ubu tuvugana wasanga hari abandi bari kubinywa bakaba baza. Icyo rero nicyo cya mbere. Igikurikiraho ni ukureba ese abo byangije buhoro buhoro bo biragenda bite. Usigaye tubona abana b'imyaka 20 bari kuri dialyse, bakeneye dialyse. Impyiko zarahiye. Gusa uyu mwana impyiko ze zazize iki? Ariko wakurikirana ukumva bakakubwira batari kuyu mwana amaze iminsi anywa iki n'iki. Bati uyu nguyu akunda ibyuma. Nubwo burwayi buhoro buhoro. Ariko abahumye se bo twabatangazaga hano buri munsi. Ni ugufatirana hanyuma tuzakomeza inzego z'ubuzima zikurikirana ababaye imbata, arwaye imyijima, abo ushobora kugarura, abamaze kugera kure. Ubwo nyine dufite akazi kandi ako kazi karimo amikoro y'igihugu azakajyamo cyane. Hanyuma ndabaza akabazo, ubushakashatsi bugaragaza iki cyane cyane ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe nk'inkomoko y'ibi bintu turi mu kuganira? Bifitanye isano ya hafi. Utiriwe ujya no mu bushakashatsi bugoye, buri wese abo wabuzi utekereje aho utuye muri quartier cyangwa aho avukiye. No mu miryango yacu hari abuze ukavuga uti kanaka yatangiye anywa, none uyu munsi murahura ntanamenye n'abana be cyangwa abuze. Kandi kabazo ngiye kubaza nanone birajyana n'ibi bintu byadutse uyu munsi wa none. Buri muntu wese hari ibigo byamamaza kuri murandasi, byamamaza ukuntu bitanga imiti y'akanyabugabo, abagabo batagishobora gutera akabariro, indwara zananiranye, ibiki. Mwebwe nk'abashinzwe ubuzima bw'Abanyarwanda, ibyo bintu mubifata gute? Murakora iki? Ese biremewe? Uyu munsi abagabo bafite ikibazo bayoboka abo bantu, ese kwamamaza kuri murandasi byo nta kibazo? Umuntu yakwamamaza ibyo ashatse byose bijyanye n'ubuzima? Wadusubiza no kuri iyo ngingo? Nabasubiza kuko n'ikindi kibazo nacyo kuko nacyo kirimo kirabicyorezo, ugomba kugihagurukira kitarabicyorezo. Ngira ngo uko abantu nyakubahwa minisitiri, mpamvu mbikubajije, tumaze kubona abagabo bamaze gupfa abenshi bagiye muri ibyo bikorwa, nubwo bigayitse ariko ubuzima bwabo ntibukwiriye kugenda muri ubwo buryo. Ngira ngo Mutabaruka arabiza amatangazo dutangaza hano uko abangana y'abaguye mu bikorwa byo kwishimisha, ariko bajya gusanga basanga bafashe iyo miti. Ubutekamutwe n'ubushukanyi bugamije kwishyuza n'abantu, buriya ntuzi amafaranga babishyuje ko angana.
niba musubiye inyuma mushobora gusanga hari igihe twasohora urutonde rw'ibigo bivuga ko bivura indwara zose. Abantu bavuga ko gukanda mu kirenge akakuvura inyatsi, akakuvura kubura umugabo cyangwa kubura umugore. Hanyuma ubu hadutse rero bizamura akanyabugabo cyane, ibintu bavanga nabyo bimeze nk'amafu, nabyo ubwo biri muri urwego rw'ibi binyabutabire. Ibyo nabyo biri mu byo turi guhagurukira. N'abatwumva rwose ntabwo turangaye, tushobora kuba duhuze gato duhugiye ku kindi gikomeye, ariko icyo nacyo ntabwo turi bukirangarire kuko gitangiye gukura. Abantu barashaka amafaranga byihuse, barakora ku mitekerereze y'abantu, akababwira ko yabakorera icyananiranye ahandi, kandi muramuzi, mwarakuranye, ntabwo yigeze ajya kwiga ibintu ababwira, bikarangira mumwizeye. N'ubushukanyi ni nk'aba bandi babwira ngo ndagusengera hanyuma ubone ibyo wabuze, imirimo ibikoreke. Icyo nacyo kiraza guhagurukirwa. Okay. Mutabaruka, turi kuvuga cyane ku binyobwa, ariko nabonye harimo n'ikijyanye n'ibiribwa nabyo bituje ubuziranenge. Hano hari umuntu uvuze ati mutubarize ku bijyanye n'ubuki buriho, usanga ngo bavuga ko ari ikinyabutabire cy'ikinyasukari gituruka mu Bushinwa bavangamo, hanyuma abantu bakagura bazi ko bagura ubuki, ariko ibyo byose hari n'ibindi biribwa bishobora kuba bituje ubuziranenge. hari n'ubunyobwa bwari bunyishe, reka nanjye nibarize, kandi maze kubufataho kabiri. Cyane cyane ni cashew nuts, simvugaho, zishobora kuba zikorerwa hano, ariko uburyo zipakinzemo, maze kubifata kabiri, ndara kwa muganga, inda yatumbye ingana gutya. Ubwo urugero nabyo mwatubwiraho ku bijyanye n'ibiribwa. Nabyo biri mu byo dufitiye gahunda yo kwinjiramo mu mizi, kugira ngo inganda ko zikura zihuta, hari ukuntu zihuta zigasiga isuzuma ryazo. Ubwo natwe dufite akazi kandi biratureba, cyane cyane ibintu bijyamo amasukari, ibintu bijyamo umunyu, ibintu bijyamo amavuta. Ibyo byose biba bifite ubundi igipimo ntarengwa. Ntabwo ukwiye gushyira isukari muri ji irenze miligarama runaka, kuko iyo irengeje bijya gukora mu bwonko, bigatera addiction, bikakubata. Kuri isukari irabata nyine kurusha n'ibiyobyabwenge bindi bifatanyije. Umunyu ni kimwe, ubangiza. Umunyu ni umwanzi w'umutima muri make. Twajyaga tubona mu ntangiriro z'umwaka mwebwe minisita mukunda kubyandika ngo mubyuze uzirinda umunyu. Ubu rero twavuye no kubyandika, noneho no kubisuzuma. Hari n'ukuntu buriya na laboratwari zacu zari zigikura, ku buryo hari ibyo utajyaga mu mizi ngo bipime, ubu dushobora gupima noneho. Uwo rero wabajije icyo kibazo nawe twamuha icyizere yuko iby'inzoga, ibyo mu nganda, ibiribwa byose turashaka kubiha umwanya wihariye, kugira ngo inganda zitaza ariko zikadutera ibibazo byinshi, zidukura ku mwimerere w'ibiryo twaryaga bisanzwe. Umuntu aragira ati tubarize minisita, ese mwaramaze kumenya ikinyabutabire cyangwa se uburozi nyakuri buri muri ibi binyobwa, buryo hari igihe muzafata umwanya mugatangaza ibyavuye muri laboratoire, abantu bakamenya ibintu bahuye nabyo? Nibyo, hari ibipimo biri gukorwa, ariko hari n'ibyagaragaye, cyane cyane nk'abariya bapfuye Bugesera 10 bapfuye umunsi umwe. Ibipimo byagaragaje ko bazize metanol. Metanol nta nubwo iba ari alcohol isanzwe, ethanol. Bifitanye isano, imwe irimo carbone ebyiri, indi ikagira carbone imwe mu bazi chimie organique. Ariko metanol yo ikibi cyayo n'uburozi nyine, ntabwo umubiri wagenewe, ntabwo ubasha kuyisohora. Umubiri ntuyisohora, ihita ihinduramo acidose, acide. Hanyuma yo ifite umwihariko rero wo kwangiza umutsi w'ijisho, tumubona nerve optique, benshi bagahuma, hanyuma tujya no mu zindi ngingo nyine ukazangiza. So metanol rero n'abari bayizanye naho yavuye, ibyo byose byaragaragaye, kuko kesi ya Bugesera yabanje no kugaragarira mu kirikeri cyitwaga Kibamba, cyo cyagaragaye cyahumisha abantu bwa mbere. Hafi aho ntuye, ahantu hitwa mu Rudashya, bakoze inkuru, abantu bavuga ngo ni umukobwa ubaruga wakoraga mu kabari, uwanywagaho wese yahitagaho, baturiya mukobwa arabaroza. Biza kugaragara nyuma yo gupfa abantu babiri, ngira ngo icyo gihe mwahise mugihagarika. Nibwo byaje kugaragara yuko uwo mukobwa atari wabarugaga, ariko byari byamaze guteza polemike muri quartier. Ati dore umukobwa akarira ati ngewe ndarengana, kuko abagabo bose bazaga iyo bavuye gukora amafaranga bahitaga banywa Kibamba, kuko yabicaga vuba. Sinzi abantu impamvu bifuza gupfa vuba, simbizi. Hanyuma birangiye baza gusanga hari inzoga yabicaga irimo niba ari katari acid n'ibindi nk'ibyo ngibyo.
ubwo ni metanol n'ibindi babaga ariko nabyo bavanze ni uburozi niba atari n'uwo mukobwa barogaga ariko ntabwo yigeze Ntabwo abaroga ari we. byaje kugaragara ko ari Kibamba yabishe uwengaga Kibamba niwe barogaga ahubwo sinzi rero hari ubu ngubu ariko Kibamba yahise iva ku isoko ako kanya hari umuntu wanavuze ati hari urutonde rwatanzwe kandi twabuze tunarusubiramo ati ariko hari inzoga zitigeze zishyirwa ku rutonde muri iyo baruwa ati zo zirakomeza gukoreshwa babivuze hariya ariko mu Ni ikice. itangazo hariho icyitonderwa ntuza kubona bavuga yuko n'inzoga z'izo nganda zitanditswe nazo zitemewe uze kureba ku itangazo rya FDA hariya hanyuma wabonye Angeli aka ngaka icyitonderwa ibindi binyobwa byose urumva bisindisha bitagaragara kuri uru rutonde ariko byakozwe n'inganda zavuzwe haruguru nabyo bigomba gukusanywa no gukurwa ku isoko navuze ko iki ari icyiciro cya mbere haraza gusuzuma biri kugenda uruganda ku rundi nta nubwo ari n'inganda zanditse hari n'izitanditse bari kugenda basanga zakoraga abaturage bari bazizi amakuru bamwe bakayatanga abandi ntibayatange ubwo rero hari urundi rutonde ruri buze kuza rukurikira urunguru ariko n'uwaba abizi n'uwaba azi izihishe turabasaba abaturage bose gutanga amakuru rwose batubwire barwire Rwanda FDA hari nimero yabo hariya ariko n'iy'ubuzima n'inzego za polisi na RIB babimenyesha ariko rwose tukazigeraho nyakubahwa minisita barambabarira ngira ngo uza kundega utabaruka uzamfashe ungemurire cyangwa tuburane zaruburana hano hari umuntu uvuga kandi n'umuyobozi kandi afite amakuru aragira ati mumbarize ko hari inzoga yitwa Kiwingu ntabwo yaciwe ku isoko ry'u Rwanda ariko aho ikorerwa Tanzania Kilimanjaro TZ barayiciye ariko hari n'umugore wari uvuze mu gushimangira ibyo muri Kamonyi aravuga ati bavuze se ngo umugabo wanjye ngo anywa Kiwingu ngo ariko ngo yarahindutse ngo baravuga bati Kiwingu aho ikorerwa Tanzania Kilimanjaro barayiciye kubera ingaruka nk'izi ngizi ati hano mu Rwanda ntabwo iri muzavanywe ku isoko uru rutonde ni inganda ni ziri hano mu Rwanda zikorera aha ariko izinjira ziva hanze nazo nabyo ibijyanye nazo nabyo muraza kuzibona ngira ngo Kiwingu yavuzweho n'abantu benshi ntabwo ariyo gusa hari n'izindi reka twe kwarura bitarashya ariko twavuze ko ibyaha biri hano mu Rwanda byaba ibyinjira bivuye hanze byose iyi gahunda irabireba hari umuntu ubajije ati ese abantu babaye imbata ndabona ari abadamu barimo kuvuga ko abagabo babaye imbata haba hari imiti yo kubafasha kugira ngo bongere babe abantu bazima bino minsi ububata bw'izi mpanya imiti yaba ihari kuvura ababaye imbata icya mbere ni uguhagarika ikibatera imbata ububata ni nacyo kiri gukorwa igikurikiraho hari ubuvuzi nyine ubuvuzi burahari ariko rimwe na rimwe hari igihe ufata igihe kirekire kimwe n'uwabaye imbata nawe biba bisaba ko abigiramo uruhare kuvurwa kwe